Isashimwe bene data, dushimiye Imana ubwo uno munsi tugejeje uno munsi tugihumeka umwuka w'abazima, dushimiye Imana ko iba yaturinze. Twongeye kugera ku munsi mwiza nanone, tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, uko dufata ibitunga umubiri, uko dufata ibyo kunywa, uko dufata ikintu cyose gitunga umubiri wacu, uko dukora imyitozo, nako nanone tugomba gukora iki? Kumva ijambo ry'Imana buri gihe, buri munsi, tukarisoma, tukaryumva, twumva ibibwiriza abantu baba babwirije, biradufasha ko tuba tugaburira iki? Ubugingo, tuba tugaburira umuntu wacu w'imbere, kuko umubiri wacu w'imbere ntabwo utungwa n'ibyo kurya bino bisanzwe, ahubwo utungwa n'iki? N'ijambo ry'Imana. Kandi noneho Pawulo niwe wigeze kwandikira Timoteyo aramubwira ngo kwitoza ku by'umubiri bigira umumaro muke, ariko kwitoza ku by'umwuka cyangwa kwitoza ku kubaha Imana bigira umumaro muri byinshi. Rero tugiye kongera kubana, mugiye kubana n'Intaganda Robert, tugiye kuganira none ijambo ry'Imana. Mureke dutangire dusenga kugira ngo Imana ibane natwe. Nyagasani Imana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubushobozi. Turagushimiye kuno munsi nanone tugiye kuvuga ijambo ryawe, tugiye no kuryumva. Reka Uwiteka Nyagasani Imana yacu weze imitima yacu, weze ubugingo bwacu, weze n'umubiri wacu, kugira ngo twumve ijambo ryawe twejejwe, kuko uri uwera kandi ubana n'abera. Reka uzubane natwe, uzukorane natwe, mwami Imana yacu, Umwuka wera akomeze atubeho, Umwuka wera akomeze atubere umufasha, kuko niwe mufasha wadusigiye. Uwiteka ndagusabye, icyo duheje n'imbaraga mizo za Satani, icyo duheje cyose no gukora k'umwanzi, ahubwo ngwino ubane natwe, udufashe, komeze utangirane natwe, uze gusozanya natwe mu gihe gikwiriye. Bisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, amen amen. Tugiye kuganira ijambo riri mu Itangiriro, turahera ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 22 cyangwa na rimwe, gutyo no ku mwuka tuyobora. Aravuze ngo Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikanjya impa ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka uzaba Imana yanjye, mwiribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku by'ibyo uzajya umpa byose, sinzajya mbura kuguha kimwe mu cya cumi. Hano ni ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana Yakobo, umugabo w'Imana Yakobo, yaje guhinduka sekuruza w'amahanga, yaje kuba Isiraheli. Imana yaje kumuhindurira izina, ariko sibyo tugiye kwiga. Ahangaha Yakobo yari avuye mu nzu ya se Isaka, kuko mukuru we cyangwa impanga ye Esawu yashakaga kumubuza ubuzima, kuko yari yamutwaye umugisha we, ariko aza kujya gusuhukira mu kindi gihugu aho wita kwa Labani. Yari musaza wa mama we, ariko ari kugenda yasenze isengesho, hari ibyo yasabye Imana, hari umuhigo yahigiye Imana. Yaravuze ngo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye ikandinda muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye. Ese nawe ujya hari ibyo usaba Imana? Yakobo yasabye ikintu cyiza Imana, yasabye ko Imana izagendana nawe, yasabye ko Imana izaba mu ruhande rwe. Ese nawe ujya usaba Imana ngo ibe mu ruhande rwawe? Ese ujya ubona ko iyi Imana iri mu ruhande rwawe ntacyo wakena, ntacyo wabura? Dawidi umukozi w'Imana wanditse ngo intare ishobora gusonza, intare ishobora kuri ibyo kurya, ngo ariko ukorera Imana ntabwo ashobora kuri icyo kurya. Ntabwo mbivuze neza uko byanditse, ariko bicishijemo muri makeya. Imigunzu y'intare ishobora gukena, ariko ukorera Imana, umuntu w'Imana ntiyabura icyo kurya. Yakobo rero nawe yabonye yuko asukiye mu kindi gihugu atazi, ntabwo yari asanzwe azi gushakisha, ntabwo yari asanzwe azi gukora imirimo, kuko yahoraga ngo yibereye mu rugo iwabo, kuko yari umuntu wakundaga kuba yibereye iwabo ari hafi ya mama we. Ariko yari asukiye mu kindi gihugu atazi, yari agiye kuba n'abandi bantu atazi. Yasabye ikintu, Imana yibwira ati, Imana nubana nanjye ukajya umpa icyo kurya, ukajya unyama icyo kwambara, Uwiteka uzaba Imana yanjye. Nawe muri kino gihe ukwiye kujya uhigira umuhigo Imana, ukavuga ati, Imana uzabane nanjye muri no rugendo, Imana uzabane nanjye muri kano kazi ndimo, nkushyize imbere, ni wowe nshyize imbere. Ntiwiyiringire, ahubwo wiringire iki? Imana, kuko Imana nicyo dushakaho, dushyira Imana imbere muri byose. Nkunda kuvuga ijambo cyane ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, mbese umubisha yava. Yakobo we iryo jambo rero yarasobanukiwe, ashyira Uwiteka imbere. Tujye dushyira Imana imbere mu byo dukora byose, mu kazi kacu tumushyira imbere, mu miryango yacu tumushyira imbere, mu byo ukora byose shyira Imana imbere, kuko iyo ije imbere nayo ntiguteza isoni. Iyo ije imbere ntabwo iguteza ikimwaro, ahubwo igihe cyose irakubahisha, igihe cyose iba ihari kugira ngo ikore iki? Ikurwanirire. Kuko niba warashyize imbere, yigeze kubwira umukozi ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye mparinganize, ngo nzamenagura inzugi n'imiringa by'ibyuma. Iyo igenze imbere yawe hari ibyo igenda imenagura, iyo igenze imbere yawe hari ibyo ivanaho.
haleluya. Hari undi mukozi w'Imana nawe wabirebye, Imana yabanye nawe mu buzima bwe bwose, yagiye aca mu buzima bugoye agenda abibona. Ni umukozi w'Imana Dawidi. Dawidi nawe yabaye mu buzima bukomeye, yabayeho mu buzima kuva akiri umwana yiberaga mu ishyamba, yarwanaga n'intare akarwana n'idubu, ariko Imana yari iri kumwe nawe. Aho ngaho yari ari mu ishyamba, umuryango wari waramutaye, ariko yabanaga n'Imana. Yewe igeraho Imana yishimira umutima we, kandi yawishimiye atari uko ari mu buzima bwiza, ariko nuko yari yabanye n'Imana neza. Yari yarashyize Imana imbere mu byo akora byose. Yewe Imana yaramufashaga, intare akazitsinda, amadubu akayatsinda. Yarwaye n'igihanganye Dawidi, yarwaye n'igihanganye Goliyati, icyo gihangange arakica. Imana yabanye nawe muri byose. Yewe yagiranye n'amakimbirane na Sawuli, ariko Imana ikomeza kumuneshereza. Aho yanditse muri Samweli wa kabiri ibice 22 umurongo n'uwa 36 kugera ku 37 aravuga ngo, kandi wampaye ingabo ikingira, niyo gakiza kawe, ubugwaneza bwawe bwampindukiye ukomeye. Haleluya. Dawidi nawe byamubereye byiza, kuko Imana yari iri mu ruhande rwe. Imana yamubaye ingabo imukingira, ariko gakiza ke, Imana yamubereye agakiza. Natwe muri ngubu Imana yakoherereje agakiza. Agakiza nta wundi yatwoherereje atari Yesu Kristo. Nta wundi ngo agakiza kabonerwamo atari Yesu Kristo. Natwe niwe tuboneramo agakiza. Yesu Kristo aradukingira. Yesu Kristo adukingira byose, niwe ngabidukingira. Mu makuba aradukingira. Hari ibyo ubona nk'ibigeragezo, ariko biriya bigeragezo bijya kukugeraho Yesu Kristo yabiciye imbaraga, bikaza ubasha kubicamo. Kuko umuntu nta kigeragezo kitugeraho kitari rusange, kuko byose ibigeragezo bitugeraho nuko tuba tubasha kubyihanganira, nuko tuba dushoboye kubinesha. Ntugaterwe ubwoba n'ibigeragezo, ko Yesu Kristo va kuba waramugize umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, waramwakiriye, warakiriye agakiza. Nta wundi wakiriye ni Kristo, yakubereye ngo abigukingira. Aragukingira amakuba, aragukingira ibyago, aragukingira byose. Ngo ubugwaneza bwawe bwampinduye ukomeye. Iyo yakubereye agakiza, iyo yakubereye ingabo, byose uba ukomeye. Imbere y'Imana uba uri ukomeye, imbere y'abantu uba uri ukomeye, kuko wakiriye ukomeye, wanesheje urupfu, wanesheje Satani, wanesheje byose. 37 akatubwira ngo, w'intambwe zanjye wazagururiye inzira, ibirenge byanjye ntibyanyereye. Haleluya, haleluya. W'intambwe zanjye wazaguriye inzira. Iyo akugenza imbere, intambwe zawe arazagura, ugera aho utagombaga kugera. Arakuzamura ukava ku rwego rumwe ukagera ku rundi rwego. Nsubiye inyuma na Yakobo, Imana yaramwaguye, yagiye kwa Labani arahirwa, abona ibyiza. Yagiye kwasuhukira, yahabonye abageni, yahabonye yabanje gukorera umunyakirindwa, akorera Rasheli, ariko bamuha Leya. Nubwo babanje kumuriganya bamuhaye Leya, bitewe n'umutegeko w'umuryango wabo wagenderagaho kwa Labani. Ntabwo umukuru yagombaga kuva mu rugo umutoya ntabwo agombaga gushaka umukuru atarashaka, byabaga ari ikizira. Rero babanje bamushyingira Leya. Bamaze kumushyingira Leya, ngo indi minsi 7 ishize ngo yo gukorera Leya, ngo ahita akorera na Rasheli. Rasheli nawe baba baramumuhaye ngo hakorera indi myaka 7. Kwa Labani yakoze indi myaka 7. Byose byamufashe imyaka 14 ahakora. Haleluya. Imana idufashe cyane. Yahakoze imyaka 14, ariko iyo myaka 14 yose yahakoze yahagiriye umugisha. Imana yabanye nawe, yagiye ari wenyine, yatahanye n'abagore, yatahanye n'abaja, yatahanye n'amatungo, yatahanye n'ibintu byose. Yatashye afite ubutunzi, kandi yagiye ari nyakama, ariko yatahanye n'abantu benshi, yatahanye n'umuryango waragwiri. Haleluya. Yahavanye abana, yashatse abagore, ahavana abana, ahavana abajakazi, ahavana amatungo, amashyo n'amashyo. Bivuze iki? Imana yabanye nayo rwo muri rwa rugendo. Imana yaramuhiriye. Sinavuga ko kandi yahiguye n'umuhigo w'Imana, kuko yasabye Imana cyagiye twasomye yuko ngo icyo azajya abona cyose wazajya 1/10 Imana. Yigize umuhigo kandi yarawuguye, ko Imana yamugiriye neza. Rero nawe nushira Imana imbere, intambwe zawe azazagurira inzira, kandi ibirenge byawe ntibizanyerera. Nushira Imana imbere, ko izaba yaguharuriye, izagenda iguharurira, usange hameze neza, uzirindwa unyerera, ko Imana izaba yaguteguriye aho ugomba guca. Haleluya. Imana idufashe cyane. Ninsoreze ku ijambo ryiza ryo muri Zaburi. Dawidi yarongeye aravuga muri Zaburi ya 37 umurongo wa 5, yaravuze ngo, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Haleluya. Ikoreze Uwiteka ngo urugendo rwawe rwose. Ikoreze ngo Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira, nawe azabisohoza. Haleluya. Wikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Urwo rugendo urimo, urwo rugendo rwo gushaka, urwo rugendo urimo rwo mu kazi, urwo rugendo urimo umurimo w'Imana, wikoreze Uwiteka. Uwiteka nawe azakora iki? Azarusohoza. Urwo rugendo azarusohoza. Bivuze ngo urwo rugendo uzarugendamo amahoro. Urwo rugendo urimo, hari urugendo turimo
turimo, twese dore uru rugendo duhuje ari rwo rugendo rw'agakiza. Reka turwikoreze Uwiteka tumushyire imbere kugira ngo tuzagere mu bwami bwiwe amahoro. Haleluya. Nitumushyira imbere tuzahasora amahoro. Numushyira imbere muri urwo rugo ugiye kubaka, ruzagenda neza, ruzaba rwubakiye ku rufatiro ruzima, ruzaba rwubakiye ku rufatiro rwa Kristo. Wubaka urugo rufatiye ku rufatiro ruzima. Nta rundi rufatiro ruzima muri rino si amafaranga si urufatiro ruzima. Urufatiro ruzima ni Kristo, niwe ugomba kubakaho. Niyo mpamvu ugiye kwikoreza urwo rugendo ukaruha Kristo akarukuyoborera, nawe azabisohoza byose. Ariko mwene data, wowe utaramwakira hanze umwakire kugira ngo agufashe muri no rugendo, kugira ngo agendane nawe muri no rugendo. Ntago yagendana nawe utaramwakira, utarafata kaya gakiza twabonye ko kameze nk'ingabo idukingira. Ugomba kubanza ugafata, kandi ako gakiza nta wundi kabonerwa atari Yesu Kristo. Akira Yesu Kristo rero ubu ngubu ab'ingabo igukingira agendane nawe. Imana ikomeze ibafashe, Imana ikomeze igendane namwe, Imana ikomeze ibabeho mu nzira zose mugendamo, Imana ijye ikomeza ibane namwe, Imana ikomeze ibafashe, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Mureke dusoze dusenga. Nyagasani Imana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana ikomeye. Ijambo rya Uwiteka riratubwiye ngo iyo ugendanye natwe duhiza umuhigo. Turagusabye ngo Uwiteka uze ugendane natwe muri no rugendo, mu rugendo rw'agakiza ugendane natwe, mu mirimo ya buri munsi ugendane natwe, mu rushako ugendane natwe, mu nzira zose ukomeze ubane natwe. Ukomeze utwiteho kandi ukomeze uduhe imigisha yawe, ukomeze ube mu ruhande rwacu, kandi ukomeze udufashe, kandi ukomeze udutsindishirize. Ukomeze utubere ingabo idukingira, ko twabonye ko ariko gakiza. Komeza agakiza kacu gakomeze gakure, tuve ku rwego rumwe tugire urundi rwego tugiramo. Komeza udufashe, kandi byose tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen, amen. Mukomeze mukore like na comment. Imana ikomeze ibafashe, kandi Imana ikomeze bashimishe muri buzima bwanyu bwose. Shalom, shalom.